twabijyana na Rayon Sport kare n'ubundi twagiye muri ubwo twagiye muri Hotel tuje muri Rayon Blaise rero twavuga kuri quartier za Jean Fideli burya ntawe buri cyo yashobora cyane rwose hari byamunaniye muri Rayon ariko icyo kintu yaragishoboye yarazi kwigarurira imitima y'abakunzi ba Rayon ahagarara ku byemezo cyane ko buriya yatangiranye igitutu cyo kwitwa retired ukaza kuyobora Rayon ikintu cyose cyari kuba gisa gifite naho gifitanye isano na APR byashoboraga kumutonda donc kumwitirirwa cyane bavuga bati n'ubundi ni retired umusirikare birumvikana niyo mpamvu byagenze gutya so yari afitemo ako kantu Blaise rero APR iramushaka ndetse bivuga ko wari chairman wa APR icyo gihe ari we CDS uyu munsi afande Mbaraka Muganga yamukundaga yakundaga uko akina yumvaga mukeneye mu ikipe baza rero kubiganiraho muri APR babishinga bari bashinzwe kugura abakingira ngo ni mupenzi yeto icyo gihe warushinzwe kugura n'igurisha ry'abakinyi Ishimwe Blaise yari ameze neza pe yari ari mu bihe byiza akina umupira ataratangira kunywa ibiyayura mutwe aza no muri national n'ibiki byose bikamurangiza Jean naramubonye rwose ndavuga ni Blaise kweli kuri ya interview y'ukuntu u Rwanda rwatsinda Espagne naramubonye rwose Blaise ndavuga ni kweli uyu mwana byagenze bite reka kwiriye rehab birafasha rega si wenyine ubona mu Rwanda rehab attention mu byo yazize no kutajya muri APR kigiye byaramishe yari iri mu buzima bubi kubona chance nk'iriya bakayikwima hot cake ibintu yaragiye guhindura ubuzima nyine wa mugani wa Yannick yaragiye kurisha ifi nkoko baramwangira urumva yahise byakira biramugora ko byanze kandi yari afite ukuntu rwose yamaze kubyishyiramo cyane ko agomba kujya muri APR kuva icyo gihe ntago Blaise yongeye kuba umukinnyi byaragoranye so Blaise rero APR irabyanzura ariko kubera ko yari afite amasezerano yewe maremare y'imyaka 2 bahitamo kujya kuganira n'umuyobozi wa Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu ahura rero ngira ngo n'abashinzwe kugurira APR abakinyi baramubwira bati rero turifuza umukinyi wawe ubwo muri make naguciye mu ijambo wari head scouting muri APR icyo gihe yareto yerekeje Ziniya ajya kureba ari Kimihurura ngira ngo icyo gihe bari Kimihurura yerekeje Kimihurura ajya kureba nyakwa president wa Rayon Sport Jean Fidel president wa Rayon Sport twaganira ku mukinyi witwa Blaise ariko urumva bya bindi byaha biba byamaze kujya muri media byanditswe byavuzwe Blaise muri APR Blaise APR ramushaka Jean Fidel deja yarabizi ko bihari sibyo asanga umusaza n'ikote rye ryiza cyane aramutegereje yakubisaga kote ke arabiteguye ngo ariko twinjiye ndani cyane mujye mwumva twa operation tugenda tuba ati turifuza umukinnyi wawe witwa Nishimwe Blaise gutya na gutya turamukeneye muri APRFC umukinnyi twaravuganye atubwira ko agifite amasezerano urumva we ku ruhande rwe yakwishimira kuza mu ikipe yacu ariko aracyafite amasezerano atubwira ko kubera ko agifite kontra namwe twabiganiraho mwabyemera tukamutwara perezida ati nibyo ati ni umukinnyi wacu aracyafite amasezerano y'imyaka 2 ati rero twumva tumukeneye tutari tayari kumugurisha ati birumvikana umukinnyi mwiza muramukeneye ariko natwe turamukeneye kandi noneho nawe aradukeneye ibyo twumva twamufasha wenda mushobora kuba mutamuha akaba twabimuha hanyuma
tukavugana namwe niyo mpamvu twaje ntabwo twamutwaye kandi afite amasezerano mwareka rero tukaganira ku buryo iyo transferi yaba ni ibintu bisanzwe mu makipe yose y'ikipe ikeneye umukinnyi ivugana n'indi bakumvikana ikaba yamugurisha rero si ubwa mbere rwose tuguze abakinnyi hano aya nike twabakuye aha n'abandi twavugana okay Fidelity rero ati nta mukinnyi utagurishwa umukinnyi wese yagurishwa atari ko Blaise twamusinjije imyaka 3 amaze gukina umwe asigaranye imyaka 2 so ku bwacu rero umwaka umwe turawugurisha $25,000,000 umwaka 25 kugira ngo turekure Blaise ngo byumvikane ko imyaka 2 ni senkani $50,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda mukaziverisa kuri konti ya Rayon Sport Blaise akagenda tukabaha Blaise ibitari byo akaguma muri Rayon Sport agava hano Apeliti birumvikana nyine yumvaga ari igiciro nyine cyo kunegosiya cyo batangiriyeho ariko bari bujye muri negociation bakunda akajya bahurira bakagira aho bahurira nyine cyane bagakorana umukinnyi akerekeza muri APR cyane ko umukinnyi we yasaga n'uwamaze kwishyiramo ko agomba muri APR ndetse na papa we Mateso yaramaze kubiha umugisha hasigaye gusa Jean Fidel ko yemera kurekura umukinnyi akajya muri APR APR urabona rero nibyo amafaranga ni menshi ntago twayatanga kubera ko ntago umukinnyi turi bumujyane sibyo nawe ntacyo tumuhaye yego so ntago twabishyira $50,000,000 hanyuma tunaho umukinnyi recrutement urumva so twumva twabishyura $20,000,000 hanyuma tukanavugana n'umukinnyi ukwe twumva yaba ari deal umugabo ashaka kuba ariyo nama yatinze yo kunegosiya kugura umukinnyi nako yamaze igihe gito mu mateka y'igura n'igurisha ry'abakinnyi kuko Jean Fidel yese ababwira ati rero bavandimwe rwose ntago nyine ibiganiro birebire urumva ati mugende mu mwere ubutumwa chairman wa APR ngo aravuga Fande Mubaraka ibintu ni bibiri Blaise arishurwa $50,000,000 tumurekura ajya muri APR cyangwa aragenda tutamurekuye sibyo yewe bigende biti ahantu ugeze ko wikarumye urumva yangiza sentence ndashaka uburyo reka yaravuze ngo Blaise aratangwa $50,000,000 kugira ngo ajye muri APR yego bitari ibyo arajya muri APR ntago ahead yanjye cyangwa se ya Rayon Sport abonye urumva kandi ndahita nandika ibaruwa nsezera kuba perezida wa Rayon Sport ndahita nandika ibaruwa isezera kuba perezida wa Rayon Sport ubwo ubwonyije imvugo ariko ko namubeshyera gihari ko yamaze kwisezerera yagiye yanditse avuga ko ahita asezera ntabwo yanditse ariko si nako yavuze ko bari bicaranye yabwiraga bo bari bicaranye n'ibitaba ko nzi ko hari abavuze ko yavuze ko byumve neza hari abo numvise bavuze ko yavuze ko muraduha $50,000,000 nimutaziduha mu mutware nkuko musanzwe mutwara abandi ibyo ntabyo nzi nibyo wumvise batwaye batyo muri reyo hari uwo batwaye afite amasezerano se ntabyo nzi nanjye nayo nkubashije
uwo batwaye sesi ni ku ngoma ya Jaberi oya Yannick ifi n'inkoko Sadate yaramugurishije miliyoni 22 yamuriyo muri amafaranga 22 abashimye guhemba ko ibyo bintu byagize bimeze nabyibuka neza cyane zari 22 nizo bahahereye 22 yaragurishijwe Yannick nta wundi izi batwaye afite amasezerano bamukura muri rewe bamujyana muri polisi basoje amasezerano bakanga kongera muri rewe Apple kayiti bajya ubwo simbizi kuko ngo ibyo bintu ushobora kuba byarageze kwa none se mvugo yabikoresha nta wundi mukinnyi wagiye gutyo abakinnyi bose ikipe ya Apple yagiye itwara muri rewe benshi baga basoje amasezerano Yannick wenyine waguzwe muri rewe agifite amasezerano Yannick Bizimana abandi bose bajyaga bagenda bari free agent babaga basoje amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport ubwo wenda sibye reka dukomeze ku byawe ugapanda space yaravuze ngo mu miliyoni 50 cyangwa se urumva ubundi buryo bwose yagenda mu butari miliyoni 50 nje nkegura muri Rayon sinyiwe n'umuyobozi nje ntabwo nakomeza kuyobora Rayon ubundi buryo bwose yagenda yarazwa ari izindi zazishobora ntatanze go ahead n'ikipe byo umupira se n'abizo umukinnyi ntagira cyo kwivumbura ntabwo bise ko muri Tanzania nuzo yanze gukina tu ntabwo bize na Blaise maze n'igihe atanakina Fetoto yanze gukina kugeza aho Yanga yemeye ikamugurisha baho umukinnyi arivumbura ikipe kagera ikabura amahitamo ikamurekura okay urumva ubwo batumyeto urumva ngati chairman wa Pera bambwira ati se arinda yegura cyangwa avuga gutyo Blaise ubwo terageje Blaise ni umukinnyi mwiza ariko kame ni umukinnyi watuma se tujya kumwiba afite amasezerano tujya kugira gute dushaka ikizi ko twabona abandi bakinnyi beza tugatwara igikombe tudafite Blaise ni Blaise ubihombeyemo si APR sibyo twari tumukeneye ariko kandi atabonetse ntacyo byaguhungabanya kuba cyakize ku buryo umuntu arinda kuvuga ngo ngiyewe niregura kubera ko mwaguze Blaise ku mafaranga ntashaka ubwo twibutsa ko turi muri mu byo dutekereza ko byatumye Blaise nishimwe agira trauma yego ntawe ubizi ariko giyewe muheruka yosaga itaraza ndabitekereza ko byamugiraho ikibazo ibyo ari byo byose bisaba karagiteri yindi kugira ngo iyo situwasiyo uyivemo wongere ube umukinnyi mwiza ube umugabo ukine uhatane Blaise rero bishobora kuba byaramunaniye ariko ni urugero twatangaga muri iyo karagiteri ya suko chairman wa Peri yamutinye urumva ariko nyine ni character ariko muri no mu bundi buryo birababaje maze gushaka nk'umureyari gashaka umukinnyi muri Sevilla mukinnyi umva ko agiye kujya muri Club Giant na Real Madrid agakina Santiago Bernabeu akabona zira approach babahemba za buri kwezi akahita ibintu byarangiye umuyobozi wa Sevilla akabyanga kukibuza Sevilla Muso watanze urugero ku byo nundi turi kuvuga nyine ndi kubijyanya no mu Rwanda ku umuntu mukinnyi wifuzwaga na APR bivuge mu mazina Jean Fidel Kamwima sorry Blaise sorry ntabwo nari yarasinya amasezerano kandi yaramuhaye miliyoni esheshatu asinya imyaka 3 esheshatu asinya imyaka 3 icyo gihe rero yagaburirwaga na Murego barya imvange nibyo nanjye mvuga avuga ati ngiye kurisha ifi inkoko byibuze ntihanagire mu bitabo no muri zira kontineri mibu ibuze uzi kurangiza kariyeri Nyarugenge udakiniye Club Giant bibabaje bro iyo Club Giant yawe aho yajyanye ku ruhande gato isa kwama icyo twavugiraga nuko icyo kintu Jean Fidel yari agifite cyo kwihagararaho ugati nta ni equipe igomba kugira igitinyiro ntago ibyemezo bigomba gufata uko bibonetse witwa rero Ngoga Roger wamusimbuye bose n'amateka yakoze agashya kiyango
Roger yaragiye ataha uko yaje ariko Roger muramurenganya umuvandimwe nta kwanduranya rwose ariko Roger muramurenganya Roger biduru katasi baremo ari mushyiramo bimurenganya ari kuvuga uti ugenda wenda tuvuge ninde wenda harya bakorana Olivier nawe ni kimwe na Olivier sagaragara Olivier ari nyuma ya Roger ntiyavuga baricecetse none cya bari kohereza Patrick mugani namenye abari buzaje kwambura itonde cyane ave ese bajyana bakamuherekeza namenye ariko bamerera ariko bakarangata ariko namenye ariko yari kumuherekeza ngo bamwogeje n'ukundi kwezi ari muri reyo rwose ko amatora agomba kuba namenye Patrick SG rwose nge nemera cyane ndamwemera namenye witwa Roger ndumva rwose yara ariko wasanga nyine adversaire yasanze atoroshye kandi ikaba ari agashyuko ko kuvuga ati nanjye uko nabitekerezaga siko mbibonye reka mbe nikuye ariko kujya ukavayo nta kintu uvuze ni ikibazo afaza rero kubabaza uko yamaze kumenya ko shampiyona ihari muri weekend ari kubabaza turakina derby ni tukina kabibabaza akababaza niba hari ijuru na gatandatu ari bukinwe muri weekend akabamenyesha yuko bigomba gukurikiza uko bari babipanze nta gihinduka none sibwo none yaragiye aricecekera ubwo imyanzuro yose ifatwa ari aho ngaho nta gitekerezo nta kubaza ntaki arigendera yigendera nk'inyangamugayo ni inyangamugayo n'ubundi kandi ibintu baburanaga nabyo byari bifite ukuntu bisobanyemo ashobora kuba yarabitekerejeho akavuga ati aho kugwa muri surface nanjye nkabigwamo nk'uko kandege ko SG umusigire engineer Desire guye muri surface reka ngende kwijandika nigende ura kugwa muri surface abantu bahaka iyo uguye muri surface ugahabwa ikarita itukura abantu ari gihe bakubarira ariko iyo karita ihoraho nyine yaranditse abantu barabayibuka ura yaguye muri surface ya statement abona umugabo cyane ubwa mbere mu mateka dukeneye abantu nk'abari abantu bafata icyemezo bakagihagararaho yagihagazeho se abo nibo bakeneye umuhagarara ku ijambo rye akarihagararaho yahagazeho kugezaho Amavubi atabaye ariko yari yagihagazeho ari message umuntu abona nk'umuntu uko kubutekereza ko nakugwisha mu mutego ati washatse kugwisha mu mutego karenze imyaka 20 mu itangazamakuru uyu mugabo wamugwisha mu mutego ku buryo atakwisobanura ibintu abantu baba batekereza ibyo ariko ngiye nemerane negativity z'abantu na positivity ubwo babyumva ariko rwose mwavandimwe mwe keretse bamukwicaranyije nawe bakumva uburemere n'uburyo bigoyemo ko wamugwisha mu mutego hari umuntu unyohereje ngo mutego no wekwe aho abantu basinyaga aba perezida cyangwa abayobozi b'ama equipe bitabiriye ira nama ya ligue hari umuntu unyoherereje nyine sinyatire ya Roger nyine arakariste abari abayobozi bose basinyeho ngo Roger yasinye mu bambere ari inyanyagira attendance list ni hatari ntabwo byoroshye ni ishoboreye so muri rusange ubwo twageze no muri reyo cyane twamaze irimo iritegura match kandi